papa kamangamange mukagera ukati mwosha amazi bake hari ngendo kiramo uvuye mbona uramukanye muna byagenze bite kwa musuje ngo sijya karamukira ku giti kakubitwa amabuye mu gusa asore aha reka nicikere ubwo ndumva utangiye kunonzagira nk'indi tone mbaragira gatonagira mu kagera yarunze n'intebe nicara kicaye mu gisongo yarunze n'intebe nicara ndavuze ngo kicaye mu gisongo hakoshe kutangiye kunuka ndi sosha hanyuma ko ndi niko hanyuma ngewe nimvanje wansumiraga nimvanje wansumiraga tabanya mugamba shaje nzanira intebe nicara sawa nyine kuri papa ngiye kubikora isogonda rimwe she nzanira intebe gabanya magambo icyo bikoze imwe Yesu kwikira nyine gira undi kare niko ndungu njya ndushyimbo bituma ngiro ngana gute bagira ngo urakatete utonye kunyiranya n'ingurube sha akabezi dore nuko yatisiwe nukuvuga ngo ibyo nibyo wibagiwe ibyo wabinyibukije nyine bwo urakoze no buri ushatse kuvuga ko ari nayo mpamvu wibagirwa gusohoka saa 9 ngo ujye hanze nkasanga ibintu byose wabitunganyirije mu buri kunyara byose niyo mpamvu wahaye Yesu nimba ku bibazo byose nk'ibi kuva mu 2000 ngaburi impungure n'amateke ukeka ko uhunika ariho nuko ushaka tubihunukure nabihunukura gute se nyine atari nge wabihunye sawa ubwo nyine nje upowesha kandi sha ni nanyu zayaryama buretse hari genza gukura amenyo tubihunukura ubibona kanze mbihunukura abigira siri saga mbihunukure abigira siri n'ikiniraga nyine mfite ariko kugira umusore ariko buriya wowe umubita ubu sheri wanjye tamusanga gasanga ako buriya iyo hagize umuntu unyura agasanga nge uri gutongana nandi gutya narakubyahisha ubu agira ngo iki ariko fuka amahasi mukubite ariko nkumva fuka amahasi kwa nukomeza kwigura genza hana kumpoye fuka amahasi mukubite se shaka no kumubita se buriya iyo ubona nakubyahisha ukaza n'umuntu amatwi byo kuvuga ngo ndi uratongana nawe Ukora gutuma kujya kuvoma wambaye gusa fata ikivido hari ujya kuvoma cyari nari reka ngende ariko nuwongera nzakunda fata ikivido cy'amazi yacho